Ndabasuhuje mwese inshuti bavandimwe, abanyarwanda banyarwandakazi ndetse n'abandi bantu bose bari mu mahanga ariko bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndabasuhuje nimugire amahoro azira covid. Nk'uko twabyiyemeje Jesi Revelation TV tuzatubagezaho amakuru menshi atandukanye, ay'ibyamamare, imikino ndetse na showbiz nyarwanda muri rusange yose. Tuzajya tubagezaho ay'ingenzi kandi abafasha kumenya ukuri kwinshi. Uyu munsi rero ntatinze, inkuru ngiye kubazanira ni iyo gutandukana k'umunyamakuru Murindahabi Irenee watandukanye maze iminsi yanditse ibaruwa avuga ko atandukanye imikoranire ye n'umuhanzikazi w'umwana ukiri muto ukizamuka mu ndirimbo zihimbaza Imana witwa Vestine ndetse n'uwitwa Dorcas, baririmbanaga mu itsinda rimwe ariko ibikorwa byabo n'imirimo yabo ikaba yari ifitwe ndetse ikanakurikiranwa n'uyu munyamakuru Irenee Murindahabi. Gusa wenda ikintu navuga, igikuba cyacitse ku bantu bose bakurikirana amakuru y'imyidagaduro nyuma y'aho nyine Murindahabi Irenee atandukanye n'aba bahanzi b'abavandimwe Vestine na Dorcas bamaze kwamamara cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Murindahabi yari amaze imyaka irenga 2 ari we ureberera inyungu z'aba bahanzikazi bakorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR, ndetse bakaba baririmba by'umwihariko muri korali yitwa Gosheni y'i Musanze. Uwavuga ko ibyabo bikomeje kuba agatereranzamba sinzi niba yaba agiye kure y'ukuri, kuko nyuma y'ibaruwa yashyizwe hanze n'uyu munyamakuru Murindahabi Irenee wafashaga aba bakobwa abinyujije mu nzu ifasha abahanzi ye yitwa M.Irenee Entertainment, umubyeyi wabo nawe yanze kwiyumanganya hari icyo yatangaje. Ariko se reka twibaze ngo byatangiye gute? Ku itariki ya 7 ukwezi kwa Nyakanga cyangwa se ukwezi kwa 7 uyu mwaka wa 2021, umunyamakuru Murindahabi yashyize hanze ibaruwa yo gusezera ku mugaragaro aba bakobwa b'abavandimwe kuririmba nk'itsinda rya Vestine na Dorcas. Ni inkuru yatunga abantu benshi babakurikiranira hafi, baba bakundaga ibihangano by'aba bakobwa bari bamaze gushyira hanze indirimbo 3, ndetse n'uyu munyamakuru uzwiho kuzamura impano z'abahanzi batandukanye. Amagambo yabaye menshi ku mbuga nkoranyambaga, buri wese yibaza ibyabaye kugira ngo aba bahanzi batandukane n'uyu munyamakuru wabafashaga, cyane cyane ko hatari higeze hatangazwa icyabatandukanyije. Ariko mu gitondo cyo kuri uyu munsi itariki ya 8 ukwezi kwa Nyakanga cyangwa se kwa 7 uyu mwaka wa 2021, nibwo uwitwa Irenee Murindahabi yafashe ikiganiro akinyuza ku rukuta rwe rwa YouTube rw'iyi kampani ye yitwa M.Irenee cyangwa se Murindahabi Irenee Entertainment. Avuga ko cyari ikiganiro kiri live, yagikoze live ndetse yanahishuye byinshi kuko cyari ikiganiro cyari gikurikiwe n'abantu barenga 1000 mu buryo bwa live. Benshi batunguwe n'iki kiganiro. Muri iki kiganiro wenda muri make ya Murindahabi yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'abana yafashaga cyangwa ababyeyi babo, ahubwo avuga ko icyabayeho ari abantu bagiye kumuteranya. Yahishuye ko hari umugabo yavuze ko yitwa Aimable wabanje kumubwira ko akunda aba bahanzikazi, ndetse nyuma aza guca ruhinge, nyuma ajya kuganira n'umubyeyi wabo amubwira ko Murindahabi ari gusarura akayabo mu mpano y'aba bakobwa, kandi akaba nta kintu gifatika aha aba bana. Yahawe urwandiko rumuteguza kujyanwa mu nkiko. Urumva ko biba bigeze kure. Murindahabi yarageze ubwo reka tube ko byagenze kugira ngo ahabwe uru rwandiko. Muri iki kiganiro cyamaze iminota irenga 50, Murindahabi wagaragaraga nk'ufite agahinda ku gutandukana n'aba bahanzikazi yabwiye abari bamukurikiye ko itandukana ryabo atari we warigizemo uruhare.
nk'uko byumvikanye mu majwi ye y'aba bahanzi kazi. Umubyeyi wabo yifashishije umunyamategeko bandikira Murindahabi bamumenyesha ibyo agomba gukora, atabikora akagezwa mu butabera. Muri iki kiganiro umunyamakuru yasomye iyo baruwa y'umunyamategeko wamwandikiye avuga ko ahagarariye umuryango wabo, ubwo ndavuga abo bana ba Dorcas na Vestine. Mu bikubiye muri urwo rwandiko harimo kuba umunyamategeko asaba uyu munyamakuru Murindahabi Irenee gusubiza chaîne ya YouTube y'aba bana, akayibasubiza akerekana uburyo yagiye yinjizamo amafaranga aturutse mu muziki wabo. Ikindi yasabwe kugaragaza inkunga yahawe n'abantu mu izina rya Dorcas na Vestine. Uyu munyamategeko yibukije Murindahabi ko natabikora mu maguru mashya bizatuma ajyanwa mu butabera agakurikiranwaho ibyaha birimo kugundira umutungo w'undi muntu no gukoresha abana ubucakara abashakamo indonke, cyane cyane ko nta masezerano yari afitanye n'ababyeyi b'aba bana. Avuga kuri ibi byose yasobanuye ko ibyo yakoze byose yifuzaga gufasha aba bana ndetse nta ndonke yigeze abashakamo. Yavuze ko yifuje kenshi kugirana amasezerano n'ababyeyi ba Dorcas na Vestine ariko ntibikunde. Ku bijyanye na chaîne yabo ya YouTube, uyu munyamakuru Murindahabi Irenee yavuze ko yari yaranamaze kwemeranya nabo ko azayibasubiza ndetse yiteguye kuyibaha n'abantu bayikurikira barenga 90,000, mu gihe avuga ko yayifashe ifite abantu 1,000 gusa. Ikindi yongeyeho ni uko urukundo akunda aba bana rutatuma bareka gutyo gusa, ahubwo ahamya ko igihe cyose bagarukira mu buryo bwiza yakwemera gukorana nabo ndetse agakomeza kubafasha. Nyuma y'iki kiganiro rero ntago ibintu byarangiye, haje kuba indi saga itari nziza nayo yatewe na wenda sinzi niba navuga ngo no wayiteye, ariko wenda reka tuvuge ko ibintu bitarangiriye aho ngaho kuri icyo kiganiro cya M.Irenee Murindahabi yakorewe live kuri YouTube, ahubwo nyuma y'aho ngaho amaze gutanga ikiganiro ku bamukurikiye bose n'abafana be bose, hari ikindi cyaje kuvuka cyaje noneho kiza kuzambya ibintu cyane, aho umubyeyi w'aba bakobwa yavuze ibintu byose tutazi niba ari ukuri cyangwa se ari byo, kuko burya ukuri kumenywa na nyirako, cyane cyane noneho iyo gufitiwe ibimenyetso bikaba kurushaho. Mu gihe kitageze ku isaha imwe Murindahabi amaze gukora ikiganiro kuri YouTube, hahise hasohoka itangazo ryashyizweho umukono na Uzamukunda Elizabeth, ari nawe mubyeyi wa Vestine na Dorcas, wahise atangaza ko impamvu yaryo ari ugukuraho urujijo. Uzamukunda Elizabeth yagaragaje ko Dorcas na Vestine batangiye bafungura chaîne ya YouTube babifashijwemo n'uwitwa Ndayisaba Prince utuye mu karere ka Musanze. Iki gihe bakaba barifuzaga kujya banyuzaho indirimbo basubiyemo. Ati YouTube imaze kwamamara abana bashutswe n'uwitwa Mawombi abazana i Kigali ababwira ko agiye kubamamariza, abahuza na Murindahabi. Uzamukunda avuga ko uyu munyamakuru yasabye abana imibare y'ibanga yaba uwa YouTube ndetse n'iyo bakoresha ku zindi mbuga nkoranyambaga. Yagaragaje ko kuva icyo gihe Murindahabi yatangiye kwiyitirira aba bana akajya asaba amafaranga yo gufasha Dorcas na Vestine. Ati ibimenyetso birahari, ariko urugero ni umuntu utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanze amafaranga angana n'ibihumbi 165 y'u Rwanda azi ko ayahaye aba bana undi akayirira. Uyu mubyeyi yemera ko Murindahabi yakoreye abana b'indirimbo zirimo Nahawe Ijambo na Papa, ariko byose akabikora anabasabisha amafaranga, ayabonye yose akayirira. Yavuze ko nyuma yo kubona ibi byose aribwo bamusabye guhagarika ibikorwa byose yakoranaga n'abana be. Icyo gihe Murindahabi yagiye Musanze iwabo ajyanye amasezerano, bityo se w'abana Sergeant Mazimpaka yanga kuyasinya. Umubyeyi yasabye guhabwa ubutabera bw'abana be. Muri iyi baruwa nk'uko yayisohoye yavuze ko akeneye ubutabera kuko ari byo abona bikwiriye. Mu minsi ishize ubwo aba bana batangiraga ibiruhuko Murindahabi yabakoreye indirimbo ya gatatu yise Donai.
ariko yanga kuyisohora atarabona amasezerano. Mukuru wa Dorcas na Vestine witwa Irenee wajyaga bacungira YouTube yabo yaje kwifuza kureba aho ibikorwa byabo bigeze, asanga imibare y'ibanga yarahinduwe. Muri iyi baruwa kandi uyu mubyeyi yavuze ko yahuye na Murindahabi amusaba kurekura chaîne ya YouTube y'abana be, undi arabyemera ariko ntiyabikora. Yongeraho ko uyu munyamakuru yakomeje kubwira abana amagambo mabi ko iwabo ari abanyacyaro, ko nibatumvikana azasiba indirimbo zabo akabazimya bishoboka. Ikindi cyabaye ikibazo gikomeye ni uko nyuma y'ayo makimbirane indirimbo ya gatatu y'aba bana uyu munyamakuru yayisohoreye kuri chaîne ye bwite. Ibi byatumye bihutira kwiyambaza umunyamategeko wabo, yandikira Murindahabi amuteguza ko bazamurega. Uyu mubyeyi yahishuye ko Murindahabi akimara kubona iyi baruwa yandikiye abana ubutumwa bugufi abasaba kumushimira kugira ngo RIB itamufata. Ati akimara kubona iyo baruwa yihutiye gushaka abana ngo bitandukanye natwe, abandikira SMS cyangwa se ubutumwa bugufi abashoka ngo bifate amajwi bamushimira, bavuga ko yabarihiye amashuri kugira ngo RIB itamufata. Abana barabikora ariko bahita babitumenyesha. Uyu mubyeyi yasoje avuga ko yakoze ibi byose kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri, anasaba inzego z'ubutabera ngo zirenganure umuryango we. Mbese ubundi Vestine na Dorcas ubundi ni icyo ukwiye kubamenyaho wenda wowe udukurikiye. Ubundi Vestine na Dorcas wenda ikintu nakubwira muri makeya, umwe yitwa Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas, ni abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, biyemeje kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana mu myaka y'ubuto bwabo. Ishimwe Vestine Tarisi yavutse ku itariki ya 2 Gashyantare umwaka w'2004, ubu yiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Kamikazi Dorcas we yavutse ku itariki ya 28 Kamena umwaka w'2006. Batangiye kuririmba ku giti cyabo mu mwaka w'2018, ariko ubu nibwo babashije gushyira hanze indirimbo yabo ya mbere. Guhera umwaka ushize nibwo bakoranaga na M.Irenee Entertainment y'umunyamakuru Murindahabi Irenee wa Isibo TV. Dorcas na Vestine batandukanye na Murindahabi Irenee Entertainment nyuma yaho bari mu irushanwa ryiswe Rwanda Gospel Stars ryahurijwemo abahanzi 15 bari ku ruhembe rw'abafite igikundo mu muziki uhimbaza Imana, bahataniye igihembo cya miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngayo rero nguko ukuri kose kujya ahagaragara, ariko sinzi niba navuga ko ari ukuri kuzuye 100%, kuko sinumva ukuntu umuntu afasha abantu gusohora indirimbo yarangiza ngo yabariye 165,000. Haba harimo nyine ukuri kozwe na ba nyirako, ariko uko izi saga zigenda zizamuka niko tuzagenda tubona amakuru meza kandi yimvaho kuri iki kibazo. Icyo mbona nashimira M.Irenee ndetse ngashimira na Dorcas bemeye gukorana mu gihe bakoranye neza kandi byagenze neza. Umuziki wabo warazamutse, igikundiro kirazamuka. Icyo twifuza twese nk'ababakunzi babo, ababashyigikiye, ababakurikira umunsi ku wundi, twifuza ko imikorere yabo akomeza kuba myiza aho kuzamo ibibazo. Nta muryango utagira ibibazo, ariko iyo bikemutse neza bigenda neza. Ibyo ngibyo birahagije kuri aya makuru, n'andi yose azajya agenda aza. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, like, share and comment kugira ngo utazajya ucikwa na updates